uzanye Sabrina muri uyu murimo. Niba mwigishe gucuranga? Aya. Ntago ari njyewe cyane ko nanjye nta muntu anyigishije. Twebwe mu rugo no kuvuga ngo kubera ko magitara aba hari n'umwana uvuka rwose wese azacuranga. Mbese bana bose baracuranga. Hello guys, ni Rwandatalent TV, nge ndi Emmanuel twahirwa. Ngo sanzwe mubimenyere muri kiganiro cyacu cya Rwandatalent Inspiration Show. Uyu munsi ndi kumwe n'abakobwa tugiye kuganira, baraza kutwira byinshi bitandukanye kubigendanye n'impano yabo, buryo yatangiye, buryo ki naho imaze kubageza. Ariko reka mbanze ngushimire yo maze kwanda subscribe kuri Rwandatalent TV ndetse n'utarayikanda mukangurira kwanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu y'abamenye impano batandukanye ndetse n'ibindi biganiro byacu tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Reka nere kubatindira duhite dutangira nakira abakobwa biwanjye. Reka mpere ibumoso bwanjye ni buryo bwanjye hano ndi mukobwa mugiye gutangira utwibwira. Nitwa Germaine Niki uko benshi babizi. Germaine Niki nk'umuntu w'umunyemano, hari akantu gato tudukorera nyine kugira ngo tumenye neza ko turi kumwe n'umunyemano. Germaine urumva ko n'umunyemano ukomeye cyane, turakatwe tukwibikiye none ahanga. Reka nje iburyo bwanjye no hari undi mukobwa. Kinitwa Sabrina. Niryo zina abantu benshi banziho. Yego. Nawe tu umuntu w'umunyemano. Yes, murumva ko badusha ibintu byinshi bitandukanye none ahangaha. Tugiye kwanza tumenye ni Germaine ndetse na Sabrina. Sabrina na Germaine ese ni groupe? Bo turabavandimwe. Yego. Sabrina ni murumuna wanjye. Sabrina muri make ni wamutoje. Bo narimukundishije. Ko wenda dusa nkaho twatangiriye rimwe. Kuba twakwitinyuka mbese tugafata gitari. Okay, muri make wabere Sabrina inspiration. Sabrina, iyo urimo ukora nk'ibi byose ukatubona uri kumwe na mukuru wawe, wumva ufite iheshema? Mbona bafite ko turi abavandimwe twese tuzi icyo gukora, nyine dufite impano. Dukora ibintu byiza pe. Banumva ari ishema kwa turi abavandimwe, twumvikana dushyira hamwe dukora buri kimwe neza nawe. Okay, reka mpere ku mukuru n'ubundi. Ambo Germaine, tuguhaye umwanya mbere yuko tukomeza ibintu byose watangiye dusogongeza, ariko noneho ngo umukozi wa Rwandatalent akeneye kumenya koko ese Germaine ni umunyempano koko, noneho ushyiremo n'ijwi. Uyu mwanya ni wawe, turi muri Niba wifuza. Karimbo ka theben nkunda cyane. Yego. Kari bari konshiraho. Mutima yanjye niyabizi, mu nzozi zanjye niho wibera, singifite uburyo mbiguhisha, sobanukiwe ibyo numvaga mbere, wamvanye mu mwijima unjyana mu mucyo, ndakurutisha abakwegera, ndakwambika impeta y'ubutesi, umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo. Bye 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 urukundo
ndasezeye ndarekuye uko bukeye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo wambereye umucyo ahari umwijima ubu intambwe zawe nizo nkurikira I'm in love baby I'm in love yeah I'm in love baby I'm in love oh I'm in love baby I'm in love hey I'm in love baby I'm in love Wow, Germaine twinjije neza cyane nanjye namaze kujya muri monde uti anave. Urakoze cyane. Nuko nyikunda ariko gusa ndanarugira ngenda ruhorana. Reka tugere no kwa Sabrine tugira ngo twagumye wawe gusa nawe bamure ko arashoboye. Sabrine nawe tuguhaye umwanya muto. Gahinda se wiriweho bimutoni wanjye se wiriwute cyonga mbwira shu cyonga mbwira sheri ewe wiriwute Shemba muroga Tigara nifuza icyakungezaho Niriwe njyenyine shu yo nakubuze Yes, Sabrine nawe ukabudukoreye mu ngazo indirimbo harya ni yakamariza? Yakamariza. Yitwa? Yitwa Maragahinda. 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 Ariko nongeye bibutse ko ndi kumwe na Germaine. Germaine ni mukuru wa Sabrine turi kumwe. Germaine ari ibumoso bwanjye, Sabrine akaba ari iburyo bwanjye. Reka tugaruke Germaine. Germaine utubwiye ko ni wowe Sabrine afatiho inspiration. Ariko se wowe wayikuye hehe duhe tunyureho muri make ya iminota 2? Ngiye hano nayikuye mbo ababyeyi bacu n'abaririmbyi cyane cyane papa wacu yacurangaga muri bara bakera nyine nawe ubu ngubu yaje kuva muri bira bisanzwe nyine ajya muri gospel we nawe umuntu we bafonda korali yitwa Hoziyana yo muri ADPR no bayifonze bigenda bikura gutyo noneho twe twarabikundaga cyane twakundaga gusubiramo indirimbo zabo kera tukiri utwana dutoya twumva ni byiza nyine abantu bakanabyishimira cyane korali kadusura twe nyine ntabwo twe tuzi ko wenda nidukura tuzabikomeza ariko nyine nuko byagiye biza ubu uyu munsi dufite uvuyemo Germaine ucurangira abantu bakishima bigeze aha ngaha cyane mbere ko turakomeza dushyireho nawe numvise yaririmbye indirimbo ya gakondo urangije nawe wamufashe nawe ujye ugerageza kuririmba moderne gusa uyu gakondo ubu ngubu niyo nkora kugeza ubu okay waduhereye anilave muri moderne no tujyane muri gakondo twumve nabwo yego nanjye ndarimba akarimba ka Kamariza ndamukunda yitwa Mutamuriza okay tugende
yemwe nshuti twabanye yemwe mfura z'iwacu nimuze dutarame duhiga umwanzi igireyo nguyu mumararungu maze mumuhurore musirine mbaka umutima uzababaza wese muzamubwire mutingo y'uwimana yabaremeye uyu bahoze iteka uyu mumara agahinda uyu utesha igitaramo mutamurizaza bizihiza ese ko nshimisha mwe singaho zabarira gaterere zana bagenzi mbese nk'umwanzi yabahe icyamunye ireka ngo mwibarize icyo yibaza bwira se banga kurutwa bwira neza mutashukwa eri inkunga banga kurutwa maze menye neza ko ntayobye abandi hose zicara curange maze ndiri benizihirwe abazambona bose mutamuri zagenda upfanye ubuhizi batigenda upfanye ubuhizi batigenda upfanye ubuhizi batigenda upfanye ubuhizi. Wow, Germaine njya ngo nta bintu byinshi nakongeraho ariko udukoreye surprise kabisa. Sabrina, wowe muri moderne ugerageza se gatoya? Ndazikunda moderne nyine ariko ntabwo ijwi rimeze neza kabisa. Gerageza gatoya ntabwo uraturimbiraho nini cyane. Ngiye guturimbira kuyihe? Ngiye kubarimbira indirimbo ya Ivry yego yitwa Uragiye. Yego kundirimba agace gatoya. Agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima nubibasha ese niki naguhaye uyaguhaye ukabugiye nubwo ugiye ndacyagukunda uzambabarire ujyumvugisha wenda gusa ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi nabibona ko birangiye ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi nabibona ko birangiye none uragiye none uragiye uransize. urakoze cyane. Twihuse cyane Germaine, ngira ngo watubwiye ko
mwakuriye mu rusengero ariko uyu munsi muri murarimba traditionnel ndetse n'izi moderne ariko zasekira kuki mutari muri gospel uyu munsi? Izi turirimba cyane ahanini nuko arizo dukoresha mu kazi kacu mbese ka buri munsi. Mufite akazi ka buri munsi? Tugira akazi turirimba mu makwe, mu birori bitandukanye, dusohora abageni, muri za anniversaire. Byiza cyane. Ubu se uyu munsi Germaine wowe birumvikana umaze kugiramo experience ifatika, wanazanyemo n'undi muntu kamwe kubera ko umaze kugira talent yisumbuyeho hejuru. Wifuza kugeza hehe ibikorwa byakora? Ntawe utakwifuza ko byagera hose. Nifuza ko byagera ku isi yose. Hari icyo wakora se cyangwa ubu bumva waragejeje aho ugomba kugeza? Ahubwo ntacyo ndakora kuko hagati aho natwe dufite ibihangano byacu nuko tutarabishyira hanze. Namwe mufite ibihangano byacu? N'ibyo wambazaga bya gospel ndazifite indirimbo za gospel nahimbye, mfite n'izindi z'ubuzima busanzwe nuko ntarazishyira hanze. Ariko zirahari. Nuko turazishyira hanze, teganya ko kuzazishyira hanze vuba cyane. Ndabizera abantu wese barahita batangira kwibaza bati umuntu ufite impano nk'iriya ese Germaine aracyari single cyangwa Germaine ari mariye? Ndacyari single ariko ndabiteganya kuba mariye mu gihe kiri imbere. Ngira ngo ni intego ya buri umwe wese. Intego ya buri umwe wese ariko hari igihe nyine umuntu wenda bitegura ariko ntabwo bikaba bitaracamo neza, bitarabipanga neza ku buryo yabivuga. Muzabimenya. Byiza cyane. Ubu uzanye Sabrina muri uyu murimo. Niba mwigishe gucuranga? Ntabwo ari njyewe cyane ko nanjye nta muntu wanyigishije. Twebwe mu rugo ni ukuvuga ngo kubera ko amagitari aba ahari n'umwana uvuka rwose wese azacuranga, mbese abana bose baracuranga. Fata gitari ukagenda wigana ibyo wabonye abandi bakora nawe ukiyeranja ni ukwirwanaho. Bivuga ngo mwene Samusura avuka ni sose. Nk'ibyo ngibyo rwose. Ababyeyi bacuragaga namwe mwagiye muvuka mubyisangamo? Twabyisanzemo. Sabrina, uremeranya na Germaine? Yego. Kandi kiri ari impano nawe umuntu ugiye atiriza. Ibyo byose nubwo yakwensipiye kuza muri ibi bintu ariko nawe hari ikintu cyari kikurimo. Ese waba warimo byibuze ko waririmba sekira cyangwa se gospel, n'icyumvaga cyari kiri interested muri imbere yuko winjira muri concept indirimbo z'abandi? Njyewe mbyinjiramo nari nzi ko nzaba umucuranzi nyine urenze pe. Gusa se nkunda gucuranga kurenza uko nkunda kuririmba. Ubwo kuvuga ngo njye numvaga ko nzajya ncuranga, mfite abaririmba bakaririmba nanjye ariko ndabigerageza. Ariko kuva aho ubitangiye 2015 numva imyaka 5 irashize, niki wishimira muri aka kazi? Aka kazi niko mbega nkora buri kimwe cyose nifuza gukora. Kama amafaranga buri kimwe cyose nyine ngikura kuri uyu murimo nyine nkora. Haba hari ikintu warigeze wakora aho utangiriye gukora cyane cyane nko kuririmba nkuko mwavuze ko maririmba mu makwe, ukagenda ukasohora nk'umugeni ahantu gatavuga uti uyu mugeni namusohoye nanjye ubwanjye mbona binkozeho? Yego, ni henshi kabisa. Hamwe muri ho hasumba hanze. Naririmbye ahantu hasohoye umugeni nyine na n'ubu ngo baracyanshimira. Ahantu nagiye gukorera i Rwamagana. Yego. Niho na n'uyu munsi barahamagara kambwa kabisa adukorera ibintu byiza cyane. Turirimbiye neza. Abantu twari turi uwo munsi. Byahinze gutya. Umugeni naramusohoye mu ndirimbo nziza, ndacuranga, ndanamuriza rwose abantu barishima ko bashaka umugeni arira, baranshimira cyane.
Germaine nk'umuntu mukuru wensipi umuntu utaye akaba nawe ageze kuri iki kigero wowe igihe byawe by'ingenzi wumva nubwo wazaparika uyu murimo utazibagirwa nk'ibihe? Nanjye hari umugeni nasohoye gahunda yari ukumusohora gusa nyine kugenda igihe cyo kumusohora nkahaguruka nkaririmba nkamusohora muririmbira na Sabrine twari turi kumwe icyo gihe ariko ubwo twaragiye turabasusurutsa abashyitsi abasangwa barishima gusohora umugeni noneho igihe cyo kumusohora kigeze naragiye ntabwo bari babizi sinzi nabonye byarabatunguye abantu bose njyamo imbere mu nzu ntangira kuririmbira mu nzu bibona ko bari gukebaguza bashaka umuntu uri kuririmba baramfasha bampa amashyi kabisa bakoma amashyi umugeni asohoka yishimye paka bese kugeza iyi saha niwe mugeni ntazibagirwa naririmbye rwose na n'isaha rwose turavugana ntabandi urabizi ko kenshi umuntu aragenda akaririmbira abageni akigendera bikabirangiriraho ariko uwo nguwo kuva umwaka ushize nko mu matariki ya mbere ahari kugeza ubu yampaye abandi bageni benshi cyane barishimye twahakuye benshi ukoze neza muri make mwita mwuga uyu munsi nago ubundi abakobwa menyereye ko baririmba banacuranga amprisi gitari noneho nk'iyo murimo mugenda mugiye nko kurimba ahantu mubibona mute mubona birabatungura cyangwa ese bababwira iki muri rusange? abantu birabatungura cyane kubona umukobwa ari gucuranga ari no kuririmba niyo yaba ari kubyica ahari ubona bishimye bari kureba ibintu biri kuba bavuga ngo ni ubwa mbere mbonye umukobwa ucuranga birabatungura cyane ariko umwana w'umukobwa uyu munsi uri burebe iki kiganiro kuri Rwandatalent TV akifuza kuvuga ati nanjye ndashaka kuba uririmba kandi nkanacuranga ni iki wamusaba yakurikiza kugira ngo nawe azagire nkaho mugeze uyu munsi? Icyo namusaba ikintu cya mbere kuba ukunze uwo murimo mbese gucuranga iyo ubyiyumvamo nta kabuza rwose ufata gitari mu cyumweru kimwe hari ibyo umaze kumenya kandi twe banatugana tukabigisha kuko nabyo turabikora. Nabyo murabikora. Icyo nicyo nari ntegereje kumenya ni uyu munsi Germaine ndetse na Sabrine uyu munsi muri make ubwo muraririmba mukanigisha byose turabikora. Iyo murebye uko hanze ahangaho nk'umwana w'umukobwa haba hari ingorane mujya muhura nazo se muri uyu mwuga wanyu? Umwuga umuntu atitonze yashiduka nyine anabiretse. Abiretse gute? Kubera wenda nk'ingorane zo ziba zihari cyane nyinshi bisaba kwitonda. Tubwire nka zimwe mu ngorane umuntu yahura nazo mu gucuranga gitari. Umurya wawe wajya gucuranga ugacika? Oya ntabwo ari ibyo biroroshye ahubwo hari ukuntu ujya nko gucuranga ahantu mu kirori runaka urumva abantu akenshi cyane abantu bakwishimira ni abasore ni abagabo. ubwo icyo gihe rero hari umuntu ukubona uri gucuranga akaza rwose akagukora mu ntoki wakoze ibintu byiza cyane mfite ikirori ejo bundi mpa nimero yawe nzaguhamagare uzaze turirimbire mu kirori cyacu ukamuha nimero nyine wumva ko ari ikirori ariko nyuma ugasanga nta n'ikirori yari afite rwose we uko aguhamagara wowe ikintu ukora ni ukubanza kumva se wa muntu ikintu ari kumuhamagarira ni ibirori koko cyangwa ni ikindi ashaka. Aguhamagara akubwira ngo iki se? Ari ukuntu aguhamagara niba ari ikirori ahita akubwira ngo wenda igihe iki n'iki dufite ibirori ese uzaducangahe bizagenda gute ariko noneho aho ngaho uhita wumva ko nyine uwo muntu afite gahunda ari nk'ibirori. Ariko noneho hari ukuntu umuntu aguhamagara akakubwira ngo mfite wenda umwana afite anniversaire ndashaka ko muzadususurutsa ese twahura tukabanza tukabiganiraho. Nk'ibyo ni iki mubanza kuganira ko kuri telefone mwabirangije ibintu yarabikurikiye yarabibonye yarakubonye uko ukora ese nicyo ashaka ko muganiraho. Nk'iyakubwiye gutyo ubyitwara muti? Icyo gihe nyine umubwira ngo tubiganire kuri telefone mubivugane birangire uzagenda ujya mu kazi nyine n'ubundi.
hari n'abakoresha ko ari akazi akaba yanakwishyura rwose bariyorobeka cyane yakwishyura bikagenda bitese akaba yakwishyura akaguha avance ngo ni ibirori ukagenda ukabijyamo ahubwo kugira ngo uze gutaha wenda ushobora no kugenda ugasanga nibyo ari nawe rwose wakoze ku mufuka agatanga ye urumva batanga avance mbere y'uko ujya kuzakora aho ngaho akaguha avance rwose akayohereza akaguha ukajyayo noneho kubona asigaye ngo witahire bikaba intambara akakubwira ngo nsanga aha ngaha nyine akagenda akubwira ibintu byinshi icyo gihe rero ntabwo wenda nawe uhamusanga nk'uko ari kubivuga cyangwa ugafata wenda nka bagenzi bawe muri kumwe mwese mukagenda kenshi nanjye ntabwo nyakunda kugenda njyenyine uri kwirinda iki wirinda ko yanagufata ku ngufu ntabwo byoroshye ntabwo biba byoroshye Sabrina nk'umwana mutoya nawe mukuru yatuhaye ubutumwa byo yajya ahura nabyo ariko akagerageza kubyokipa wowe uyu munsi ari byo urahura nabyo cyangwa uramureka n'undi akarudiringa buri gihe ntabwo biba byoroshye nyine ariko njya ntabwo ari cyane ntabwo bikunze kumbaho cyane ariko ndabizi ko bibaho pe urabizi neza ko bibaho bikoye wabyitwara muti yes rero ukubyirinda kubyirinda ko ahanini mba mbizi ukuntu biba bimeze ukuntu bigenda kuba nanjye nabibonye inzira biganishamo ndabyirinda mbigendera kure okay grande serati ndisingwa ariko ngiye niteka ni wowe nanjye nuko muri make namwe umwaka utaha tuzabariza nanjye ngiye kwiga kuririmba ku buryo umwaka utari nge nzabariza cyane ubwo si kera wenda no muri uyu uyu munsi tugeze mu kwezi kwa gatatu mwaka 2020 ingamba mwari mufitemo ni nkizihe uretse ko mwavuga muti natwe dushaka guhindura status tukava muri singo tukajya mu miririmbire yanyu ni nk'iki mwifuza kugeraho uyu mwaka mwaka ikintu twifuza ni ukuba natwe twashyira hanze ibihangano byacu bwite tutari mu by'abandi gusa groupe yanyu mwe mwaramaze kwihizina groupe yacu twe ni family tu family group ariko nje hari indi groupe turimo ya gakondo ni gakondo gusa ni itsinda bita inzora dukorana na basaza bacu ubwo mwese mu mwakoze groupe ariko noneho mwebwe uyu munsi mufashe decision avuga muti nubwo turi mu nzora ariko reka dukore na groupe yacu neza sohora byibuze ibihangano byayo Sabrina oui niwe wandika twese mwese murandika mwese mufite igitero cy'undi akandika igitero cye yego cyangwa umwe akanahimba yose agaha mugenzi w'igitero okay ni byiza cyane Sabrina urihangana ngiye kugaruka noneho nibanze kuri mukora kuko nawe ufite ibintu byinshi watubwiye ko niyo muntu wakwensipiye kuza muri uyu mwuga uretse kuba ucuranga gitari hari ikindi uzi gucuranga izindi instrument ndi kugerageza kwiga ni piano n'ingoma nibyo ngibyo umva ikintu uzajya ubifasha buryo utazajya gutuma ndimo ndabacurangira kuri piano cyane buri gikoresho cyose nzajya niyameneyaho okay sawa cyane Germaine namwiti nkunda gucuranga cyane ariko se uramutse uhuye ubonye umugabo utifuza ko wacuranga wabyitwara mute ubwo nyine nazajya mbikorera mu rugo ukazajya umucurangira we mwaba mwaragize n'urubyaro mukajya umucurangira ariko guhaka kuririmba byo kugenda ubwo kuko ntago byazamvamo kumvamo byo ntago bishobora rwose nagerageje kugira ngo ndebe ko nagira ikindi nkora kitari ukuririmba biranga kw'igihe cyose mba ndi kuririmba igihe cyose uri kuririmba Sabrina wowe biramutse bayitwara mute njyewe umugabo wese akumva ko yambangamira ku bintu by'umuziki kabisa ni impano umva agomba kuba muzika ni cyane rwose nkayikora mu buryo bwose bakabona wenda nta mico mibi nta ngeso mbi wenda mbishyiramo ari mu kinyabupfura ko ntabwo
bareba byumva ahubwo nyine urumva impungenge aravuga ati nk'umukobwa ugaragara muri public cyane ntabwo upfa kumwizera ko bayihuye n'abantu benshi cyane uti ashobora kugenda nyine akaba yajya no mu mico yindi ariko se ni nk'iki kintu wakore kugira ngo umuhe icyizere umwereke ko utandukanye n'abo bandi yajya amerekeza tukajyana nkajya nkora turi kumwe kugira nawe abyizere neza. Yes, bakunze Rwandatalent TV ngira ngo murumva ko Germaine ndetse na Sabrine batuganira byinshi bitandukanye baturirimbe bihagije tugana ku musozo. Germaine uranyemerera nguhe akarimbo kamwe usorezeho? Yego. Ubundi kugira ngo dusezere ku bakunzi ba Rwandatalent TV uyu munsi tubasige basusurutse. Nta kibazo. N'ubundi ndaririmba kakamariza. Nta kibazo. Uraho senga biteye uraho ikinyama bishanguraho uraho senga biteye uraho nawe batinyuraho njya nicara nkigunga nkibuka agacuka tunakwibuka intego yatumye usiguka intwari hava umuhigo keretse acyuye intego uraho senga biteye uraho ikenya babisha uraho senga biteye uraho nawe batinyuraho ndagukumbura cyane nkarara nsabima nabwacya mu gitondo nk'amazi nkuru batiya ntare yawe yarayiciye ibintu ubwo nk'icinyi cyaraha ngahita nshisha numva ubwo nk'icinyi cyaraha ngahita nshisha numva uraho senga biteye uraho ikenya babisha uraho senga biteye uraho nawe batinyuraho kagakunguka cukani mugoroba nawe ugaheru timba nkuroga igitwenge cy'urumene sha nawe ukigiseka teretse intare yacuye intego nyabusa aho ndi hose sinkwibagirwa mpora nsabiyaguha nzewiguha amahoro nabo wasize bose bafashe iry'iburyo uraho senga biteye uraho ikenya babishanga uraho senga biteye uraho nawe batinyuraho. Wow, urakoze cyane Germaine. Yes, bakunze Rwandatalent TV reka mbanze nshimire Sabrina ndetse na Germaine mukuri wa namwinsipiye kuza nawe baducurage cyane indirimbo nziza kandi zatunyuze ku mutima. Reka mbashimire mwe mu gukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Rwandatalent TV. Ngira ngo ikiganiro cyo nakagaruka ni Rwandatalent Inspiration Show. Twandikire muri message uduhe comment yawe tubwire uti turifuza umunyempano y'inguyu nawe tuzamukuzanira nko uyu munsi twazanye abakobwa nko abantu benshi bari babyifuze. Nge nari Emmanuel Twahirwa, iyi ni Rwandatalent TV.